inzoka, imikaya cyangwa imitsi yegereye imvubura zayo zikora uburozi mu mutwe w'inzoka yahita yikanda ku buryo uburozi buhita bwisanga mu mubiri wawe. Uburozi bwahita butangira kwangiza umubiri ku buryo uburibwe bwakubana bwinshi ndetse umubiri ukabyimbirwa bikomeye. Gusa zimwe mu nzoka zo zigira uburozi bwitambika hagati y'utunyangingo dutwara amakuru mu mubiri ku buryo bigutera guhagarara gukora k'umubiri wawe, ari nabyo bita pararize. Itegereze neza ku kavideo nze tugire ibyo tuganira. Reka tuvuge ku buryo bigenda iyo urumwe n'inzoka, kandi mu gusoza turaza gukomoza ku buryo wakwitwara uramutse urumwe n'inzoka. Amakuru abantu benshi bakeneye kumenya nyamara badafite. Guma hafi. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Ni kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Ubaye utarabikora reba munsi y'ivideo ukanda ahantu handitse ijambo subscribe n'ahagana iburyo uhakanda aho ngaho kugira ujye ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bukoroheye cyane mu gihe kizaza. Tumaze kuba 15 birenga injira mu bandi. Amazina yanjye nitwa Samuel Mugisha. Tekereza uri kugenda mu ishyamba, uri kwishimira buri kimwe cyose uri kubona, nyamara mu mwanya wihuse cyane muto wumvisha ikintu kikubabaza ku kaguru kawe. Warumwe n'inzoka tayari. Igikurikiraho hano kigomba kuba cyaba ari ikibazo cy'ubuzima n'urupfu. Amenyo y'inzoka n'uburozi. Kurumwa n'inzoka biri mu bintu bikeneye ubuvuzi cyangwa se bikenera ubuvuzi bw'ako kanya. Buri mwaka abagera kuri miliyoni 2.7 barumwa n'inzoka, nyamara hagati y'81 ndetse n'138 bo muri abo ngabo bose barumwa nazo barapfa tugashyingura. Ni ibiki bikubaho ikirumwa n'inzoka? Dore uko uburozi bw'inzoka bukora. Iyo urumwe n'inzoka y'uburozi, utwinyo twayo tuzwi nka fangs idukoresha ibukwinjizamo. Ni uburozi buba bugizwe n'uruvange rwa proteine n'imisemburo myiza cyane mu gushegesha umubiri ndetse no kwangiriza uwarumwe cyangwa se icyarumwe n'inzoka cyaba imbeba, cyane cyane ko arizo inzoka zirya kenshi. Uburozi iyo bugeze mu maraso yawe bwatera ingaruka zitandukanye bitewe n'inzoka yakurumye. Reka tubyumve neza. Uburozi bwa neurotoxic bwangiza imikorere y'ubwonko bwawe, bituma uba pararize cyangwa se ibice byawe bidakora by'umubiri, ibintu byakuganisha no kuguhagarara kw'ibihaha n'inzira z'ubuhumekero. Ibi bikubayeho uzaba ugiye gupfa rwose ndakurahiye. Uburozi bwa hemotoxic bwangiza utunyangingo shingiro dukoza amaraso twitwa blood cells. Ubu ni uburozi bushegesha cyane ukuvura kw'amaraso, ibintu bituma uviramo imbere mu mubiri ntubimenye rwose. Uburozi bwa gatatu cytotoxic. Ubu ni uburozi bwangiza cyane umubiri kandi n'utunyangingo shingiro twawo. Ibi bituma uribwa cyane kandi ukabyimbirwa. Dore bimwe mu bintu bitangaje ku nzoka. Ntabwo benshi mubizi, ariko se hari inzoka zabasha kukuruma niba waziciye umutwe. Banza ugira ubwoba aho ngaho. Cyangwa se iyitwa inland taipan, benshi bakunda kuyita fierce snake, inzoka y'uburakari. Igira uburozi bwa mbere ku isi mu nzoka. Nyamara inzoka zaturutse mu nyamaswa cyangwa se ku nyamaswa yikuraga inda hasi y'amaguru ane mu myaka miliyoni 100 ishize. Black mamba. Inzoka nka black mamba ishobora kukwataka inshuro 12 zikurikiranyije, nyamara kuruma rimwe umugabo birahagije ngo umugabo w'ibigango ave mu buzima. Zimwe mu nyamaswa nka munguzi zibasha kurokoka uburozi bw'inzoka nta buvuzi rwose. Uzakora iki nurumwa n'inzoka? Kurokoka igihe urumwe n'inzoka bizagusaba gukora ibintu byihuse gusa mu buryo utuje. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi igihe waba urumwe n'inzoka cyangwa se undi muntu yaba arumwe n'inzoka. Gutuza. Nutumutwe utindumwe n'inzoka noneho karabaye ugapanika, niko umutima wawe uzatera cyane, ari nako uburozi buzakwira mu mubiri vuba. Ahantu warumwe n'inzoka rekeraho kuhakoresha. Niba urumwe ku kaguru, irinde kukazamura no kugakoresha, kagumishe hasi cyane kuri y'umutima cyangwa se igituza. Niba wambaye imyenda impeta igufashe, gikuremo vuba na bwangu. Kubyimbirwa bishobora kubaho, ni byiza rero kwiyambura ibintu byose byagukanda ahantu na hamwe ku mubiri. Iki gihe uzaba none ugeze mu gihe cyo kuba washaka umuganga
umuti wica uburozi bagomba guhita bawugutera vuba na bwangu. Kuzirika cyane hejuru y'agace cyangwa se y'aho warumwe, gukeba ku gisebe cyangwa se no kugerageza kunyunyuza konka uburozi ngo ubuvanemo mu gisebe. Uzirinde ibi bintu kuko bishobora kugutera uburibwe kuruta uko byatuma umera neza. Twabwiwe kenshi ko ari byo bintu ubundi bikorwa iyo warumwe n'inzoka. Kwirinda burya biruta kwivuza. Mu kwirinda kurumwa no kuzarumwa n'inzoka, buri gihe ambara bote kandi n'ipantaro ndende igihe utembereye mu bice bibamo inzoka. Bizwi iki kintu, koresha itoroshi cyane igihe ugenda nijoro mu buryo wirinda cyangwa se ku buryo wirinda gukandagira inzoka. Itonde cyane igihe ugeze mu bice byijimye nko mu rutare cyangwa se ahandi hantu hihishe munsi y'akabati k'iwanyu. Aho ni urugero rwiza. Ababyeyi nimwigisha abana ububi n'akaga k'inzoka. Ababyeyi nimwigisha abana banyu ububi n'akaga by'inzoka, kandi mubatoze ko igihe babonye imwe muri zo bagomba kwihutira kumenyesha umuntu mukuru uri hafi aho ngaho. Kumenya uko uburozi bw'inzoka bukora ndetse n'icyo twakora igihe warumwe n'inzoka byatabara ubuzima bwa benshi. Ibyo ni uruca abana, ntuzarumwe nayo. Ikirahuri cyawe uri kureba iyi video, ndagushyiraho indi video wareba. Yirebe, ndabizi nayo uraza kuyikunda. Murabeho neza, murakarama. Iyi ni Telemontagne Rwanda.